Nyemerera ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe udukurikiye muri kano kanya. Reka nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana, reka nkubwire ngo Uwiteka akwishimire. Muri kano kanya ngiye kukugezaho kiliziya eshanu mbi hano mu mujyi wa Kigali. Kiliziya zifite imyubakire mibi, mutaza kunyumva nabi. Nimvuga ngo kiliziya eshanu mbi, wumve ngo ni kiliziya zifite imyubakire itagezweho mu mujyi wa Kigali, kandi kubivuga no kugira ngo n'abasengera muri izi kiliziya babashe kuba bagira icyo bakora, hari ukuzivugurura nazo zikajyana n'igihe, kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza kiri mu iterambere, n'abakirimo bari mu iterambere, n'ibirimo byose bigomba kuba biri mu iterambere. Tudatinze rero, reka twihute duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga kiliziya ya Sainte Famille. Kiliziya ya Sainte Famille iyo urebye ukurikije igihe yubakiwe, ntago wenda avuga ngo ni mbi cyane, ariko nayo muri kiliziya dufite muri iyi minsi ziri kubakwa ni kiliziya avuga ngo ntago ishimishije, kuko ni kiliziya yubatswe mu mwaka w'1913. Iyi kiliziya ya Sainte Famille rero ikaba ifite amazu y'amategura, ikaba yubakishije amatafari, ariko iyo urebye ubona ko ari kiliziya ishaje pe. Hari n'abadatinya kuvuga yuko iyi kiliziya ngo itazigerayo ivugururwa cyangwa se ngo isenywe, ibe yavugururwa nayo ibe nziza, ngo ahubwo ishobora kuzaba mize, ikazaba ari kiliziya ari mize cyangwa se ari nk'urwibutso rwa zimwe muri kiliziya zabayeho kera cyane. Gusa byinshi bamenya kuri iyi kiliziya kuba batayivugurura kugira ngo ijye ku rwego rumwe n'izindi, ntagaruka ari ubushobozi, kuko iyi kiliziya irakize, cyangwa se iyi paruwasi ya Sainte Famille irakize ku buryo bushoboka. Ifite ibikorwa byinshi cyane bibyara amafaranga, ku buryo bashobora kuyubaka mu gihe gitoya mu mwanya nk'uwo guhumbya. Bimwe mu bikorwa rero ifite wamenya biyinjiriza amafaranga cyangwa se biyinjiriza agatubutse, harimo amahoteli, harimo amasitasiyo ya esanse, harimo ibigo by'amashuri, harimo amagaraje n'ibintu byinshi. Kuko nk'iko se munsi gatoya y'ino kiliziya uhasanga hoteli igezweho yitwa Sainte Famille Hotel. Iyi ni hoteli yinjiza agatubutse bakuraho amafaranga. Iyo ugeze hepfo gatoya usanga sitasiyo ya esanse. Iyo ugeze nanone hepfo gatoya uhasanga ibigo by'amashuri, harimo primaire, harimo secondaire, ndetse hakabamo n'ibigo by'imyuga. Si ibyo gusa, harimo n'ubucuruzi bwinshi butandukanye, harimo supermarket, harimo n'utubutike tugiye dutandukanye. Iyi kiliziya cyangwa se iyi paruwasi ifite ibikorwa byinshi ikuraho amafaranga, ahubwo kuba wenda batakubaka iyi kiliziya byaba ari ku bushake bwabo, kimwe n'uko niyo wavuga ngo niyo Roma itabafasha ubwabo bwo bashobora kubyikorera abakristo basengera muri iyi kiliziya. Iyi kiliziya rero iri ku mwanya wa gatanu. Turagenda duhera kuri gatanu tugera ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere muraza kuhasanga kiliziya mbi cyangwa se yubatse nabi kurusha izindi. Reka tugende rero tugere ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga katedrali ya Saint Michel. Iyi katedrali ya Saint Michel nayo ikaba ari muri kiliziya zimaze igihe kinini, ndetse ifite inyubako itagezweho. Kandi iyi kiliziya yo nk'uko bikunze kuvugwa n'abantu, cyangwa se murabizi ko abantu kenshi bajya bareba abantu bakavuga ngo aha ntasengerwa abantu bameze gutya. Iyi kiliziya rero nayo ikaba isengerwaho n'abantu bavuga ngo ni abifite, kuko iyo urebye ahantu ituye cyangwa se ahantu yubatse mu Kiyovu. Ubusanzwe mu Kiyovu n'ubundi tuzwi ko ari ahantu dukunda kwita ngo ni mu babosi. Iyi kiliziya rero nta byinshi nayivugaho, gusa yo hakaba hari gahunda yo kuyivugurura nk'uko biri kugenda bitangazwa cyangwa se bigenda bigaragara. Iyi kiliziya yo ikaba igiye kubakwa. Hano hahoze gereza ya bakunze kwita ngo ni 1930. Hakaba hagiye kubakwa kiliziya rero y'agatangaza. Iyi zaba ari kiliziya nziza mu buryo bw'akataraboneka, kuko niyo benshi bageze ahantu hagiye kubakwa iyi kiliziya bakareba iki gishushanyo mbonera, akenshi barahagarara bakabanza bakarangara, kandi ari ifoto bari kureba. Nta gushidikanya rero ko izaba ari kiliziya nziza, cyangwa se ruzaba ari urusengero rwiza mu gihugu cy'u Rwanda kandi runini kurusha izindi. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga kiliziya ya paruwasi katolike ya Saint Joseph Gahanga. Ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga.
hafi n'ubundi y'isoko cyangwa se hafi ya polisi ya Gahanga. Iyi kiliziya rero niho iherereye, nayo iyo uyitegereje ubona ko ifite imyubakire itajyanye n'igihe, kuko iyo urebye ubona baratangiye ari kiliziya ntoya, ariko bitewe n'ubwinshi bw'abakristo bakagenda bongeraho gato gato bongeraho gato gato. Rero iyo urebye ubona ari kiliziya rwose itajyanye n'icyerekezo, nayo iri muri kiliziya zigomba kuvugururwa. Reka rero tugende tugere ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga kiliziya yitiriwe Bikira Mariya ajya mu ijuru. Iyi ni kiliziya ya Kabuye, tuyisanga mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kabuye n'ubundi. Iyo ugiye kwijyaho ni hafi y'uruganda rw'isukari rwa Kabuye n'ubundi. Iyi kiliziya rero ikaba iri ku mwanya wa kabiri muri kiliziya zifite inyubako zitajyanye n'igihe mu mujyi wa Kigali. Iyi nayo ikaba ikeneye kuvugururwa rwose, kuko iyo uyitegereje ubona ko ari kiliziya ya kera cyangwa se ifite imyubakire itari myiza. Reka twihute tudatinze rero tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga kiliziya iherereye mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Norvège. Iyi kiliziya ikaba ariyo ya mbere igaragara ko ari kiliziya ikeneye kuvugururwa kurusha izindi zose mu zo wavuga hano mu mujyi wa Kigali, kuko iyi kiliziya ni kiliziya mbi pe, nta nubwo apfa kumenya ko ari kiliziya. Gusa abahatuye nabo barabizi ko iyi kiliziya yabo ikeneye kuvugururwa, kuko iyo habayeho ibikorwa byo gufunga insengero, iyi kiliziya buri gihe barayifunga, ndetse n'ubu ngubu ikaba iri muri kiliziya zifunze muri kano kanya. Rero iyi kiliziya kuba yarafunzwe, abantu bahatuye kubona aho basengera birabagora, kuko kugira ngo ubone ahantu basengera keretse gutega bakajya Nyamirambo kuri Karoli Rwanga, cyangwa se bakajya za Saint Michel cyangwa se za Sainte Famille. Kandi ngira ngo nkubwire ngo kugira ngo uve hano Norvège ugera i Nyamirambo harimo urugendo rurerure, kugira ngo uhave ugera Saint Michel cyangwa Sainte Famille harimo urugendo rurerure rutoroshye. Ndagira ngo rero nkwisabire wowe twari kumwe muri kino kiganiro, wowe twumvise ari ubwa mbere, wakora subscribe, ubundi tukazajya tubasha kubana mu bindi biganiro byacu by'ubutaha. Njye mwari murimo kumva ni Rupa Prince Cha. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro niguhe umugisha. Ciao ciao.